ndi kumva ntazi we. Iya. Utuntu nabonaga tutari kugendana neza mwe ntago mwa mubibona ukuntu sound ibigenda isigana n'iminwa y'abantu gasaba umuntu ari gusanira ibintu barangije kuvuga kare ntago ari sawa. Hakuno papa iriya ni kariyeri y'ubuzima bwanjye jugunye mu mazi. Muri ubu bwato harimo abakore mwana. Martin, enough. We Martin birahagije. Seriously. Chemeze neza nta kibazo. Ese neza ntaribi. Hakuno abuze gato umukobwa icyuma cyari kimumennye umutwe. Tu. Bya byuma bigenda bikontorora umuyaga. Ngiye mu mujyi nta muntu ugira ikintu akeneye. Find some antiseptic. Uze kunshakira imiti muri farumasi unzanira imiti yo kuvura umukobwa. Mwana bariya bakinga barankanze. Where's Mom? Where's Josh? Ese mama ari hehe na Josh murumuna wanjye? I'm not sure where they are. Sinzi ahantu bari mwana wanjye simbizi neza kuki. See, where's Mom? Where's Josh? I left them with you. Ndakubashije ngo bari hehe nagusiganye nabo. Men came on the boat. Hari abagabo baje mu bwato. They put a gun to my head and they took your mother and Josh and Dad. Twara mama wawe Josh se kujutabi. Nta buryo nari kubikubwira. No way, Will. Weli nta buryo na bumwe nari kubikubwira mu mwana wanje Will. Oya. Would have never been. Uje kubwira umwana ngo ndi maneko. To tell you. Nagiye mu nama ahantu ngiye kubona mbona meya aravuze. What I do. Ngo mwese mureke duhaguruke ngo twakire maneko w'akarere ndumira. Zeyano. Did you set me up? They took Laurie and Josh off the boat. Who did? I can't help you if you don't talk to me, Morty. Laurie. Who did? The guy. Who did? He needed a case from. They wanted back. Martini when you were 10. Don't you remember? Yeah, I remember you. Look, your father has left your family in a tough spot. Help. You get in the car and we'll figure this out. Who did? I was there to help him. Trying to protect him. He wouldn't listen to me. Used to run a small company. Is it a small company too? Business consultant. Business consultant. Mujana na yari y'ubujyanama mu bya business bimwe se za kuba ndi hahandi twakuvuriye kuri club abari huza kunkura. That's all. Cyari ibyo ngibyo nakubwiraga bro. I hope you'll get them back. Izere kuri buze kubagarura. Izere kuri buze kubagarura. Bakuru umusore. Yaje bamubwenga agomba guhurira n'abantu abazana igikapu cyabo bakamuhureza ari hanze kugira ngo uriya mugore aze kuguhiga gukurikira. We know that some potential buyers are in town. Ndabizi yuko uriya mugore hari abaguzi bari muri uyu mujyi ashaka kugurisha kiriya gikapu turi guhiga. So we feel that the sale is imminent. Kandi natwe turabizi yuko uko gucuruzwa kuri buze kuba. If she really wants to kill you all. Rero nimba uriya mugore ashaka kubica mwese.
iyi ni filime ifite inkuru ishingiye guhanira umuhungu umwe, umuhungu yitwa Eric, umukobwa wayime kubera iki njyewe gere mu gitondo urabona ko hari abahungu ewana bameze neza barishimye bari kuganira, hirya yabo gato hari umukobwa asa nkaho nyine atishimye afite agahinda. Abahungu ewana bari kuganira, umwe yitwa Dada undi yitwa Eric ameze neza nawe. Kanyange nawe ahagaze ni umukobwa w'inzobe mwiza, hepfo haturuka umukobwa w'igikara witwa Amanda azamuka ameze nk'ugiye kumusuhuza, ariko Kanyange asa nk'urangariye Eric. Kanyange arebye hepfo abona Amanda arazamutse amureba n'isesemi kagiye kumusuhuza Amanda. Kanyange amumena amazi mu maso, Amanda biramubabaza bisa nkaho yibaza ikintu gitumye Kanyange amumena amazi mu maso. Kanyange aramureba afite isesemi ubona ko byamurakaye ewana yararakaye, sinzi afite ishyari ry'uko ashobora kuba Amanda akundana na Eric. Amanda biramubabaza agira agahinda ararira. Eric akebutse gato abona Amanda arimo ararira, amanuka gato aje kureba ikintu Amanda abaye, asa nk'umusatira. Dada asigara heruguru yabo gatoya asa nk'utabyitayeho yibereye mu ziwe. Eric asa nk'utonganya Kanyange ati urambaza iki gukora ntabwo ari byo. Kanyange nawe ati urambaza iki urabona habaye iki? Nta kibaye, nkoze iki habaye iki? Amanda aguma mu gituza cya Eric ababaye. Eric nawe akomeza kwiyama Kanyange areba n'isesemi ubona ko ewana. Eric aramubwira ati mva reka nkubwire ibintu ko ewana. Kanyange bishyari atashye iwabo mu rugo ahagaze ubona ko atishimye, ari ibintu byiriwe atangira kwibuka ukuntu aba ari kumwe na Eric bishimye amukoraho baganira nta kibazo. Eric akomeza gutekereza ukuntu yagiye gusomana na Eric akebutse abonye Amanda atambuka akatisha igare ryiwe yihuta ajya kureba Amanda ari kwizamukira. Kanyange biramubabaza yibaza ukuntu Amanda igihe cyose aba ashaka kumutwara umuhungu. Amanda ariko nako nta mutima mubi, aganira na Eric bishimye bazamuka bameze neza baseka rwose nta mutima mubi. Eric nawe ati urabizi ibintu biba byabaye ni birebire. Kanyange akomeza kubabara byibuka avuga ati subu nzakora iki kuko mana yanjye, nzakora iki kugira ngo Eric abashe kumpa umwanya nk'uko awuha Amanda. Akomeza kwibuka amarira ararira afite agahinda, yabuze umuhungu ahora yibaza ikintu azakora. Akomeza kwibuka ukuntu bazamuka bameze neza baganira, umwanya Amanda arimo yakabaye awuhagazemo yibaza ikintu amurusha byamucanze. Eric urabona ko yishimiye Amanda cyane kurusha uko yamwishimira we ubwiwe, ariko nyine Eric nyine icyo bigaragara yikundira Amanda. Dukurikiyeho ukuntu byagenze iyo agiye kureba Eric yicaye ari kumwe na Amanda. Kanyange asatira Eric azi ko ari wenyine, azi ko ahantu bakunda kuba yicaye. Arazamuka Amanda na Eric bari kuganira bameze neza. Kanyange ahageze arikanga aravuga ati buri gihe iyo nje basanga ahangaha. Ararakara arahagarara bareba se nkora iki. Eric na Amanda bo bameze neza bakomeza kwikina udukino tumeze nk'utwo bakundana, urabona ko bameze neza. Kanyange bavuga ati sha mana. Arazamuka arabihorera akomeza kwigendera areba inyuma aravuga ati agenge nawe Amanda nzamukorera iki basi, umwanya arimo kuko nkunda Eric. Mu kirori cya Eric Amanda ahagaze ategereje bamucira mu kiganza. Amanda biramubabaza yibaza ikintu apfa n'uyu mukobwa byaramucanze, agahinda karamwica aramureba. Kanyange we aramureba nyine bazi icyo amuziza aramureba. Amanda biramubabaza yibaza ikirori cy'umukunzi we yateguye ibimubayeho amusebereza mu bantu. Amanda arababara ararira ahitamo kwigendera kuva mu bantu kuko abona agasebye arigendera. Kanyange asigara asike arambaza asike aguma aho ngaho nyine
Amanda aragenda ahagarara ku gikuta cy'epfo cyari kiri aho ngaho, arahagarara akomeza gukurikirana ibintu byose biri kubera aho ngaho. Kanyange akomeza kwibaza se ari hehe bundi Eric aturuka epfo avuye kwitunganya aje kuzimya buje, azi ko nyine umukunzi wa Amanda byose arabireba, ahagaze hepfo yikinze ahantu ari kubireba kuko yasebye nta kuntu yaza mu bantu bamusebeje ababaye cyane. Eric araza bacana buje, Kanyange agerageza gufata Eric ayibajabura, Amanda arareba mu bantu bose aramubura, aramushakisha abona ko nyine afite umuntu ari gushaka, aramushaka yibaza umwanya ahagazemo ko Amanda ari amushaka. Base Amanda ari he? Amanda ahagaze mu gicucu urabona ko kijimye, ari kwitegereza ibiri kuba byose, afite agahinda, yanze kugira icyo akora kuko aratuje, we ntabwo akunda ibintu byo guhubuka. Eric nawe arakomeza arareba Amanda aramushaka, Kanyange arakomeza arajijisha mukuru amubwira ati bashaka nde ko mari imeze neza, aramwihora kuko azi ibyo yakoze, aramureka arakomeza arashaka. Eric nawe ata umutwe areba mu bantu bose bari aho aramubura. Yarangije nyine aravuga ati okay, ndamubuze nyine, kanakire nyine ibibaye. Afata icyuma agerageza nyine gukata keke n'uhari Kanyange kuko n'undi nawe ntacyo bapfa n'inshuti ye, bakata keke arayizamura, abantu bose barishimye. Kanyange biramushimisha kuba noneho umunsi afatishije Eric ku munsi ukomeye nk'uyu nguyu, amutamika keke. Eric nyine ashyiramo emosiyo nyinshi cyane, Kanyange nyine biramushimisha nawe arayifata arayirya. Eric nawe nyine akomeza nyine gukomeza ikirori nk'uko byakagenze, ariko nyine Amanda ahagaze epfo yikinze ahantu ari kubareba, byamurakaje nawe nyine yabuze ikintu akora. Abantu bari aho bose barishimye bose kuko cucucucu cy'ahantu batapfa no kumenya ko ari hahagaze. Arakomeza arabareba akurikirana ibintu byose biri kubera aho ngaho, ntabwo yaterana umukunzi we nubwo atahabaye, ariko byose ari kubireba. Kanyange nawe agerageza gukata keke, agiye gutamika Eric ayizamura, arabanza nyine abyiyumvira avuga ati uyu munsi ni njyewe, aramutamika byari biguye. Eric nawe rwose yahagaze ewana yishimye rwose, ikirori cyabaye ikirori, ameze neza rwose. Kanyange ari kugerageza kumuba hafi kugira atabyibuka. Amanda, Eric, Kanyange basohokanye. Eric ukabona ko bakomeje kuganira na Amanda cyane, bo barishimye. Kanyange yicaye basohokanye nyine, kubona ko akimenya bishaka akimena hasi. Kanyange tsoke ndahari kanze njye kumuzanira ikindi. Bafashe ibyo kunywa byabo, icya Amanda n'icya Kanyange arabihindurana, buri wese nyine arabihinduranya kuko kare yari yabonye Kanyange ajya kuzana icyo kunywa, ahari tunashyira mu cyo kunywa cya Amanda. Eric arabibona avuga ati mfashe umwanzuro wo kuza kubihinduranya mu gihe Amanda atarasoma kuri buno burozi, kuko urabona ko Kanyange aba afite ishyari ryinshi cyane. Eric arangije nyine aratuza aravuga ati nta kibaye nyine, kumva ibyo kunywa yabihinduranyije, icyo kunywa cya Amanda yagihinduranyije n'icya Kanyange. Kanyange nawe yicaye azi ko ibyo yakoze bigiye gukora, azi ko uburozi yashyizemo icyo kunywa cya Amanda ari bugiye kubunywa. Amanda nawe rwose nta mutima mubi, ntazi ibyabaye, ari aho aranywa nta kibazo, akomeza kuganira na Eric. Kanyange nawe yicaye areba Amanda yitegereza, aravuga ati ataratangira gutaka ryari, ashimuta aho ngaho. Eric nawe nyine Eric we yazi ko umukunzi we nta kibazo ari bugire, aramuganiriza yishimye ameze neza. Amanda nawe ati se sha nyine byose biba bimeze neza. Kanyange nawe nyine aramwe arakomeza kumureba, areba avuga ati sha ndagukoze, ubu ngubu hashize iminota ingahe. Kanyange atangira kwikanda mu nda, yumva arahindutse,
Eric aramwitegereza aramwihorera kuko azi ibyo yakoze. Eric avuga ati tekereza Amanda yaza kuba ari umeze gutya ari wowe ubikoze. Kanyange nawe yibaza ibibaye asise ibintu nakoze byagenze bite mu nda haramurya yubika umutwe habura icyo akora yegeze icyo kunywa ku ruhande aravuga ati ninjye wanyweye. Amanda we yakomeza kwigana na Eric we kuko yaba yabonye ibiri kuba n'umutwe uranamurya rwose ubona ko isura yahindutse. Kanyange we ari kuribwa cyane yubika umutwe hafi no kugarura ibyo yariye. Eric nawe nyine abura icyo akora atereka hasi telefone arabamureba. Amanda biramucanga aribaza asomereza. Kanyange asigara aho ngaho mu nda hamurya ibyo akoze nyine. Amanda wakomeza kugenda areba inyuma yibaza habaye. Mucho. Bete. Asa nicyo kucyanga ko dukundana kandi uziko n'urukundo. Ako nge urashaka ngo dukundane babona nge ndi kuri level yanjye nawe. Ndi kuri level yanjye nawe rwose. Ntabwo twakundana ko ntari kuri level yawe. Ntabwo byashoboka ntabwo ndi kuri level yanjye nawe. Basi ntabwo bibaho. Ntabwo bijya bibaho. Ndizere kandi wabyumvise.
kugira ngo uwanjye ariko se ngo ndi ngo ukamungada ngo nk'igisimba ariko noneho mu maso yawe ariko mu maci ariko mana we ngo ntunyikoze urabona akanashyizemo ako kantu ntabwo ari keza ko ntabwo ari sawa ako kantu ngo agaciro umutima wanjye ka so much ariko ntabonye hoda kari so much about me so much bro tekana na aha ndi kumva nshaka uri kumva ushaka iki se mwamenye amazi munsanze nicaye sinabavugishije mukamena amazi kubera iki ntabwo ari mwebwe ndi kubaza cyangwa mufite abandi muhetse ndimo ndabaza ndi kubabaza ejo kuki mwamenye amazi nta kintu mbagize Baby, nakunda. Do you ever love me? Yes, I did. Lulu, do you love me? I do. Nzakunda umunsi n'umunsi nzagora iruhande kandi nzagora ngukunda iteka ryose kandi nzasaba umutima wawe igihe cyose